twese abafite application ya Pi network twitwa abapiyoniye. Turabamayina nyine dukora mu bijyanye n'ibyo umushinga wa Pi network dusaba gukora cyangwa se no kubahiriza kugira ngo tuzabone ku mafaranga y'uyu mushinga. Bamwe muri twe baranayabonye, ariko ntago ari twese tuzabona ibyo Pi Core Team itegurira abanyamuryango bayo, birimo nko kuba bashyira ku isoko iri faranga mu cyitwa Open Mainnet kugira ngo ritangire mu kugura no kwishyura serivisi zitandukanye igihe nyine bazaba bemeye gukora ku isi yose. Ntabwo hari kirazira Pi Core Team ishyiraho ku muntu, ahubwo bisaba kuba ufite izo coin. Kuri buri muntu wese rero waziguze cyangwa se uzibitse muri wallet, nyuma yo kumva iki kiganiro uze gukora checking urebe izo igifiteho, kubera ko si twese dufite available balance, harimo abazitwawe. Kurikira uyu muntu wumva ko byamugendekeye mu gihe yaragiye gucekinga ko afiteho coin ziwe. Niriwe bavandi neza yawe ndi twahoraga tuvuga hara twandika tuvuga umuvandimwe n'umushuti wanjye kabisa yahuye nawe nabyo. Murabona ayo mafoto uyu mutipe bamuhaye kawahise batinze kubera ko ari mu bantu bagiye muri Pi kera, bari bafite Pi nyinshi cyane. Sasa igihe baje kumuhereza kawahise ni igihe wayimukoreye ndumva ari umwaka ushize, aze kuyimukorera nyuma bamuha na migration, ariko nari narasanze lockup yarayikoreye, yari yarakoze lockup 100% azifunga umwaka. Bamuhaye rero Pi 2018 bamukataho Pi imwe, hasigara 2017 yagombaga gutegereza ko baza lockup yizarangira nyuma y'umwaka. Yagomba kurangira kuri 17 z'ukwa 2026. Sasa ikibazo sasa kiri aha ngaha, umwaka ushize ugiye nko kuragira aho ngaho yaje guhindura telefone yari afite ya mbere arayiforomata, sinzi ashaka guhindura telefone, email ye amaze kubisiba azi ko ari email ari buyishyira mu yindi telefone, ibintu bye bikagaruka ko yarazi ko biri kuri email iranga burundu iranga kabisa. Araza turagerageza biranga, shaka n'abandi bahanga biranga, planning akajya avuga ngo nibishoboka azajya Kenya ku cyicaro cya Google arebe ko ari ikintu bamufasha, ariko nyine agakomeza kwizera akavuga ati n'ubundi file zanjye zirafunze, reka shaka amafaranga nzaba njyayo gutyo. Sasa ikibazo aho cyaje kuvukira rero nuko kuko yumvaga nyine n'ubundi nta muntu wamwinjira azi ngo zirafunze. Ejo bundi yabyutse ashyizemo ntuza yiwe, ashyizemo ya email yiwe ibirakoze, none iremera, ayishyizemo iremera n'ibintu bye biragaruka. Uyu munsi mu gitondo nagiye mushyiramo passphrase, nzimushyiriramo muri wallet, turafungura turareba, tugiye dusanga ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri baramwibye. Murabona aho ngaho hari transfer bakoze ya Pi 2016 nizo bamutwaye, bamusigiye Pi imwe, izindi barazitwaye izo saha. Urabona bamaze kumwiba, nyuma email ye nibwo yongeye kugira uburenganzira bwo kongera kuba yayisubirana. Urabona rero ko bya bintu biri seri, abantu mubika ibintu ku ma email yanyu, cyangwa se abantu mufata telefone mukazikizanya kandi muzi ko harimo amapassphrase, harimo ibintu byanyu by'ingenzi. Ni ibibazo kabisa, ni ibibazo no kubifata biri seriye, no ni ibibazo. Gukura ibintu bikorase kuva kera yabuzaga n'ubundi byo kubika, gufata screenshot z'amantuza passphrase na secret key mukazibika muri telefone, biba ari ibibazo kabisa. Abo bitarabaho birinde kabisa, na babandi bazifite ku ma email n'ahandi, mugende mwirinde, mushaka ko mukemura icyo kibazo, cyangwa se mujye mushyiraho nkeya muzishyiraho zituzuye. Mushaka uburyo muzibika musibize, nawe ugiye kubwira ngo ubike gutya, bwe mumenye gusa yuko kubishyira ibintu kuri email by'ingenzi, yuko ubu ngubu muri iki gihe ntabwo biri safe. Iyi web kabiri kabisa iraranga, isaha n'isaha bahize muri web 3 bakumutsa, uri bwira babonye kabisa ni ibibazo. Irinde
mwirinde kandi abantu gufata amatelefone yanyu ngo mukomeze muyahereza abantu aho mubonye hose umuhereza telefone ujya kuyikoresha mu batekinisiye ukamuhereza agafungura ibintu byanyu birimo telefone zayo zirimo passifrezi zirimo amapayi yanyu mumenye uko mwirinda. Sawa murakoze mugire umunsi mwiza. uwo bibye yihangane, ariko kandi hari ikintu abapiyoniye bakwiriye kumenya. Nimba ikintu bakubwira ko kizavamo amafaranga cyangwa se ari n'amafaranga, kukibika mu buryo buri online isaha n'isaha bagabwaho igitero kandi kikangiza byinshi birimo nko gutwara contact n'ibindi bitandukanye, nyine bibikwa online. Ubundi Dr. Nicholas Kokaris yabwiye abanyamuryango cyangwa se abapiyoniye muri rusange ko kubika passphrase mu buryo nyine buri online atari byo. Ibyiza no kubika passphrase mu buryo buri offline cyangwa se nko kubyandika nyine ku rupapuro hahantu nyine hatari kuri internet, kuko ibindi byose nyine baraguhakinga. Reka twifashishe ibyabaye kuri uyu mupiyoniye hanyuma dusobanukirwa imikorere y'isoko cyane cyane kuri blockchain. Impamvu Pi naho yabiristinze hose, abe kuri Binance, abe kuri Carcoin, abe kuri OKX cyangwa se n'ahandi bidashobora kwihereza agaciro ko kuzamuka bitanyuze mu bufatanye bw'abapiyoniye. Nge nawe nyine ntitwebwe tugomba kubifataho icyemezo byanze bikunze byuko Pi igomba kuguma mu bushorishori, ariko byose nyine bituruka kuri security. Ni ukuvuga ngo nimba umupiyoniye yabitse Pi 2,000, tuvuge ko wenda atari na migration bamuhaye ahubwo ari izo yaguze yikuyeho amafaranga, wenda tuvuge ku giciro iriho ubu ngubu ni nk'amadolari 250, araziguze, amaze kuzigura nyine arazibitse, noneho azibitse muri wallet. Kubera ko hari ikibazo cy'uko bamwe bagira gushidikanya kwinshi kuko izibitse kuri exchange zitaba nyine zihuje agaciro n'iziri kuri wallet, akazibika nyine muri ya wallet. Ariko nanone iri DEX cyangwa se decentralized exchange, byanze bikunze umuntu wamaze kubona passphrase yawe kuzigutwara nyine birashoboka. Kandi abenshi mu bapiyoniye 1/2 babika ama passphrase yabo online ku ma email, ku ma WhatsApp, Telegram n'ahandi hatandukanye. Ushobora nyine kujya ugahita ubona izo passphrase nkuko imibare nyine igenda ibigaragaza ko abenshi ariho ziba zibitse. Ibi rero kuri blockchain ntago bo bita ngo Pi ni coin iri popular ifite abantu benshi cyangwa siganirwaho, oya, ahubwo bareba ngo Pi yitabirwa bingana iki cyangwa se ikoreshwa bingana iki. Nimba kuri uwo munsi hagurishijwe Pi 2,000 biraza kugira impact, kubera ko nta muntu wigeze azigura, zagurishijwe mu buryo bwa swap kuzihinduramo amadolari. Kandi iyo muri gufata ifaranga ryanyu no mu buzima busanzwe bw'igihugu, iyo mufata ifaranga ry'igihugu mukarisimbuza irindi, tuvuge nko mu Rwanda baramutse bafashe amafaranga y'amanyarwanda, buri muntu wese ufite idolari akumva nibwo afite amafaranga nyine y'igiciro kinini, ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Ni nako bigenda rero kuri blockchain. Iyo uri gufata ifaranga ryawe warusanzwe holdinze nka Pi ukayisimbuza wenda USDT kugira ngo ubone uko uzibikuza muri fiat money cyangwa se local currency, ibyo ngibyo bituma nyine ya Pi itagaciro, kubera ko kuri blockchain barabara bakavuga bati mu masaha 28 habayeho kugurisha. Muri ya mibare bari bukoreye kugurisha haraza kuzamo ya yindi nyine bakwibye 2,000. Urumva ko Pi itaye agaciro mu by'ukuri. Wowe utashakaga kuzigurisha kubera ko wenda ufite target y'imyaka 2, 3, 4 cyangwa se 5, ariko ntago ubashije kugera kuri izo nzozi zawe cyangwa se ntago ubashije nyine kugera ku byifuzo we washakaga, ahubwo abo bantu bazigutwaye nyine mu buryo nawe ubwawe utapanze. Ibyo rero nibyo blockchain igenderaho, ibyo yubahiriza. Mu isoko nyine babara amasaha 28 bakabara amavolume nuko byagenze byose, then bakavuga bati Pi igomba kumanuka. Niko kuyibona muri 0.17 ariyo resistance yayo, cyangwa se kabishobora no kugera kuri support muri 0.15, 0.14 no kumanuka hasi. Ibyo byose biterwa na security iri hasi. Wowe twabanye muri iki kiganiro urabona ko team ikwiye gukora iki kugira ngo haze kubaho igikorwa kijyanye no kuba ubujura bwacika? Ese ni imbaraga z'abapiyoniye cyangwa ni ko team bifite mu maboko yabo? Uraza kutubwira muri comment, tukomeze twungurane ubumenyi. Ariko nanone kuba bishoboka ko mushobora kwirinda nyine ibi byabaye kuri uyu mupiyoniye, niyo mpamvu dusharinga amakuru. Ushobora kugira icyo bikoraho bikiri mu maguru mashya, kubera ko uwabikoze uyu nguyu nta zina rye rizwi, nawe ejo n'ejo bundi ashobora kukwiba. Ikindi kandi ntabwo ari byiza kurindira ku reportinga ngo konti yakwibye kandi nyine yamaze kukwiba. Report ifasha nyiri umushinga kumenya uko security ihagaze
ntabwo nzi ko iri mu by'imbere bishobora gutuma coin zawe zigaruka. Wenda wowe umuhaye sinye ko wibwe akamenya aho imbaraga ze kuri konte ye nyine ziri akaba yabikosora. Ni nuko nsoje, we twabanye ndagushimiye, Imana ikurinde.